ducamo duhuriramo na byinshi bitangaje: kurira, guseka, gukunda no gukundwa, kwanga ndetse no kwangwa, kwishima ndetse no kurira, gupfusha ndetse no kurwara. Noneho kandi uyu we niko sha niko yewe kandi ubu dore ni za nzoga za make bahora bababuza, dore ubu nizo zamutsinze aha ngaha. Ubu se apa se ndahamagara mu mudugudu mwiki ubwo rahaza sha neze gushiramo urataha ntawe ashobora. Gukena ndetse no gukira. Gusa kenshi dukunda kwibagirwa ko hano ku isi turi abashyitsi. Isi tuzayisiga tuyivemo, bityo rero ntidukwiye kwibagirwa yuko isi idasakaye. Baby. niyo turi kugenda nawe ubona ari isimba ikamugutwara nta kibazo. Uriya muntu akeneye ubufasha. Shiri nawe abantu bose no kugenda ubafasha wowe nuzabivamo. Akubye twagenda tukareba ikintu akeneye twako twamufasha. Reka tujye kureba uko ameze. Oya ariko mwese bamenye yabaye. Niborera abandi baramufasha. Reka Brest mbazi ndeba. Imana none uyu mugabo mfite ni gatiki indarambe. Yewe. Wakonje bigeze ahangaha ntabwo utakunze se ameze nabi ntabwo namuta hano pe se koko bure n'ikintu mufasha ibyo ukora mugenzi wawe ari byo bikugarukira. Mureke twige kugira neza mu gihe tugifite umwanya wo kugira neza, tubanire neza bagenzi bacu, dukomeze kuzirikana ko ibyo wabibye ari byo usarura. Hase sheri reba nka ura mupira urawutanze. Ese uwo urabona uzahora ubona amafaranga yo kugura imyenda uzajya gutaga gusa uko wishakiye. Oya ntabwo nibaza impamvu ufata umwanzuro utabimbye kandi ndi umugore wawe. Ntabwo twari kumwe ku rugendo. Kwifata ukambwa ngo uyu mupira tutange cyane tutange byari kukunanira. Buri munsi ufata amafaranga ukagura imyenda nkibaza se
imyenda ijyayo bigaragare ko ujya utanga n'imyenda nta hari tutari kumwe ugatanga n'ibindi bikoresho nikosa nkoze ko wafashije umuntu nta kosa ukoze ariko wabibanza ukabimbaza ukambaza nimba bishoboka njye ndabona umugabo utazashoboka ahubwo nzagutana ahubwo uzi n'ibindi jya mu rugo ndaje ndagusanga akebo ugereramo mugenzi wawe nawe ejo isi izakakugereramo muvandimwe ndakubwiza ukuri ko isi ntisakaye iyo udacunze neza birangira uri gusabwa ibintu muvanye kwa muganga oya ushatse kumbwira ngo ibyo wakoze ntabwo bihagije ndeba n'amaso yawe niswagira ngo mute kunze ufata imyenda ukagenda utagaguzwa hirya no hino tutabyumvikanye nta burenganzira wansabye none ugeretseho no kumuzana hano mu rugo uramuzanye se ngo tumugaburire uramuzanye ngo ahabe uramuzanye ngo bigende bite gusa sheri wagira ngo mute kunze ugarukiraho nta bya sheri wumve ngo nje ndarambiwe ntabwo wambwira ngo umuntu w'umugabo ufata imyanzuro kabiri gatatu wenyine uri kumwe n'umugore mu rugo gufata imyanzuro utabimbwiye urengejeho no kumuzana hano mu rugo ese ubundi ntabwo yakize kutamutaye ku nzira aho wamusanze bimeze bite ntabwo ushaka ko musobanurira nta bisobanuro nkeneye wagira ngo mute kunze none si ibyo ntabonye ni ibiki muvanye kwa bisobanuro muganga tutahanye mu muzanye kumurwaza aho twamusanze bisobanuro tutahanye ubu nibwo mvu ushaka kubimpa hari hose kutaritse ngo tubiganireho ndabona ndambiwe kuba mu rugo ntahabwa agaciro nk'umugore byaba byiza nigendere ngo nyine kandi ndatazi twabwiye kenshi ko isi yikaraga uko yikaraga rero hari igihe nawe yakwikaragiraho icyaba cyiza rero wakagiye umenya yuko ejo cyangwa ejo bundi ibihe bihinduka wowe wita umukene uyu munsi ejo hari igihe yaba umukire akagutungura ubu wimwe ugahindukira ukajya kumusaba ni byiza rero ko tumenya yuko isi idasakaye uri kunyagirwa uyu munsi ukamuseka ejo nawe wanyagirwa ndeka nigendere kumana n'uwo wahaye agaciro se wandeka nigendere ndabona ntari ntigishoboye kwihanganira imyanzuro yawe kumana nyine n'uwo wahisemo ubone ushaka nta gaciro kumva wandeka nkigendera ukita ku murwayi wawe ndi kubona mu rugo bitari kugenda neza mwanditse nkigendera basi urugo rukagira amahoro oya humura ndabikurikirana ntasubira nkigendera ryama uruhuke nukira tuzabisubiramo ariko ndabona wapi nta mahoro ari mu rugo kubwira njye oya humura kuma ndaza kubyitaho ntacyo nahitamo niba bonyine undi wandika nkigira nyine nkisubirira mu mihanda none se urajya kurwarira he ufite ahandi ho kugeza maze urwara ukire
nukira tuzashaka ubundi buryo. Nubwo reka ndebe ko nagutekera igikoma gishyira mu nda. ariko noneho bishaka neza kandi neza akanarya akananywa umworohereza gukira. Hano rero tugende tujye koga turebe n'ukuntu wahinda imyenda. Basi ikintu kigwenda gihinduka ndiko ndoroherwa. Okay, nta kibazo nabaye ndetse mu banzi woroherwe tubone kuganira ambwira amakuru yawe. N'amakuru yanjye n'aya wambonye basanze hajye nyene. Okay, nta kibazo tuzaba tubiganiraho. Bari kamuze yakiri igikoma mwe. Ubundi iyo umurwayi anyweye imiti neza kuko n'igikoma kikamwondora akira vuba rwose. Ubu rero ndikumva hakonje cyane. Mwafashe nk'agakoti izuba hanze mwaba mukoze. Nta kibazo tumva mashyushye ufite umuriro. Nta kibazo reka njyane.
RICKZO. Sinabona amagambo nashobora kuvuga ngo ngushimire cyangwa se ngo ndonke ishimwe naguha. Warakoze cyane kunyitaho ukamfata nk'umuvandimwe wawe kandi atanahunze usanzwe ndi ku muhanda. Bivuga gutya nta kintu nakoze kidasanzwe, nakoze ikintu buri wese yakora. Oya, si buri wese ariko gusa Imana izakumpera umugisha utagabanije pe. RICKZO, kubwanjye umutima wanjye urishimye kandi cyane by'agaciro. Ndi kureba urebye ahantu wankuye, wamvanye nari ndyamye meze nabi. Abantu benshi banyuraho bandeba bakanseka ngo nasinze ngo ndahaze, nanjye nta mbaraga nari mfite zo kubasubiza kubw'uburwayi. Ikindi kinshimisha cyane, wanyeretse umutima w'urukundo. Aho wampa umupira nambara numvise ibyishimo, numva wagira ngo ndi nko mu nzu kuko nari mfite ububabare bw'imbeho cyane. Rero numvise meze neza nubwo nari ndwaye. Ubwo rero wowe wambereye umuntu mwiza cyane. Abantu bose yaba bari bafite umutima nk'ufite, nta mpamvu y'ako abantu tutabanye neza. Waranyitayeho. Imana yo mu ijuru izi kongereza umugisha utagabanije. Rero muvandimwe RICKZO, njyewe pe ndumva wowe ibyawe uyu mutima unyeretse uzamuwerekana abandi. Happy, ndabyumva rwose. Gusa ni iby'agaciro kwa nawe ugize umutima wo gushima. Ubwo rero uyu ni wo mwanya wo kugusaba nkagusezera nkagenda. Wafashije muri byose, umeze neza. Niwo mwanya kugusaba kugira ngo ngusezere ngende. Hari ahantu bari banyemereye n'akazi ko naza gukoraho, urenda ndwara ngira ngende zikureba ko nsanga kagihari. Yego, nta kibazo wagera ukareba ko kagihari. Gusa ndizera ko bizagenda neza cyane kandi sinzabigaruka. Nzagaruka no kubareba, mwabaye inshuti nziza. nanjye ndabyishimiye. Allô? Oui, bimeze ute? Ndakumva. Erega nubwo wagiye ukasiga ujye umenya ko umugore wanjye. Yeah. Sikumva wahinduye ijwi. Urarwaye? Ese kuki warwaye ntubimbwiye? None se urwariye he? Okay, waza ukarwarira mu rugo. Jyanye hano reka njya gushakira igikoni.
usura nk'imiti nk'igikoma Ruga nubwo ndwaye ntabwo nabyaye igikoma se. ndetse na urarwara utanywa Amaji amaji cyangwa amata inshyushyu. nta muntu unywa amata ngo anywe n'imiti Amaji. okay njye kubishaka kombana none ibibazo bimeze gute yagiye bigenda gute urihebye cyane shama bantu ntabwo byoroshye kabisa ndaremeye hahandi sinzi ko uburyo nawe busobanura njya nyuma ya burya umugore yararwaye araremba ararwaza ndavuza ahantu hose narigabe hano ibintu byose bishyiraho amafaranga neza nishyira ku isoko n'umukiriya fata keredi hano bari guteza kwishyira kuri cyamunara kandi ubu ntabwo arakira ko numva bitoroshye ubwo ngubwo ubuzima bwarahindutse ariko yaragarutse mu rugo yagarutse ari mu nzu akararwaye akore kabisa ko biba biri kose ariko dufite imana wihangane kandi n'imana ikorera mu bantu niyo nzico ni uko ibintu bigiye kumera neza nyine bigenda gutyo kugerageza hose biranga amafaranga ashyiraho ntibyagira icyo bitanga muvandi cyane ndabona ibintu ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ndabona umuntu wawe ararembye ikintu gihari ikintu gihari yewe mwankoreye ibyiza kandi cyane numvise ko inzu mwenda kuyikoresha cyamunara ubwo reka tumujyane kwa muganga kuko ukora icyiza ukagisanga imbere wakora n'inabo ukabisanga imbere rero ubwo ndumva yuko ikintu gihari tumujyane kwa muganga wankoreye ibyiza nanjye nkwiturire neza wankoreye ikizakenerwa cyose kwa muganga zacyishyura